Nta kindi cyo kuririmba uretse imirimo Yesu yakoreye ku musaraba, nta kindi cyo kwirata uretse ubuntu twagiriwe muri we, nta kindi cyo kuvuga uretse ibyiringiro by'umuzuko dutegereje, nta kindi cyo kwishimira uretse impano y'ubugingo buhoraho twaherewe mu mbabazi za Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo umwe w'umukongomani yabagiye i Bujumbura, yari umupasiteri, noneho agakunda gusenga atarasobanukirwa neza ineza n'ubuntu bw'Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Agakunda gusenga agahaguruka akavuga ngo sisi Mungu Baba tuko hapa, tunatuona sisi baembesile, sisi baumbwa, sisi ba makako, utuhurumie tu. Kuba tumva igiswahili yaravuga ngo Mana data, twebwe injiji ibicucu turi hano, nanone imbwa turi hano, inkende turi hano, tubabarire gusa. Noneho umwe mu bari bicaye aho arahigima, aravuga ati ahita ahagarika isengesho, nananaguna. Kuguna nyine nuguhigima. Kuvuga ati munshakira umuntu uhigimye, ni kuvuga ati ninde utemeranya nanjye ibyo ndi kuvuga. Icyo nshaka kuvuga nicyo Elize yaravuze, guca bugufi ntabwo ari ukwitekereza nabi, ahubwo ni ukutitekerezaho kenshi. Guca bugufi si ukwitekereza kuri ubusa, ahubwo ni ukutitekerezaho na busa. Nibura basakuza agafate. Guca bugufi si ukwitekereza nabi, ngewe ndi imbwa, ngewe ntacyo maze. Aho nakuriye twakundaga gusenga, umuntu agasenga akavuga ngo umunyorogoto, kandi byanditse muri Bibiliya nk'uko wabivuze, turi iminyorogoto, turi imbwa z'imbaragasa. Ibyo byanditse muri Bibiliya, ntabwo bihimbye. Dawidi niko yasenze, ngewe imbwa y'imbaragasa, Mana ntacyo ndicyo, ubu se ngewe ndi iki? Ibyo ntabwo ariko guca bugufi. Oya, n'ikimenyimenyi namwe nimutekereze, waba uri imbwa y'imbaragasa ubaye ntacyo uvuze, uri makaku, hanyuma Imana ikaba yaratanze umwana wayo w'igiciro ngo agupfire wowe. Yesu ntiyapfiriye imbwa, ntiyapfiriye imbaragasa, yapfiriye abantu b'igiciro bakwiriye amaraso nk'aye mu maso y'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana yatekereje ko, wa muririmbyi w'umwongereza ndumva ari Hillsong, ngo yatekereje ko ijuru ntacyo rivuze utaririmo, yatekereje ko ijuru nta gaciro mutaribanyemo, aza mu isi gutanga ubuzima ngo akunde acungure ubwawe. Guca bugufi rero si ugutinza amaso kuri wowe uvuga ngo ndi mubi narapfuye, ibyo nabyo ni ukwishyira hejuru. Guca bugufi ni uguhoza ibitekerezo kuri uwo, ni uguhoza ubwenge kuri we, ni uguhoza imitekerereze yawe kuri we. Haleluya. Abaca bugufi agaciro kabo bakabona muri we, agaciro kabo bakarebera muri we, ni mu maraso ye, ni mu buntu bwe, ni mu mbabazi ze, ni mu gupfa no kuzuka kwe. Aho ngewe niho naboneye agaciro, aho niho mbonera identite, aho niho mbonera igisobanuro cy'uwo ndi we, ni muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndi imbwa, ndi umunyabyaha. Ibyo ubwabyo ni ukwishyira hejuru, ni uguhoza ubwenge kuri wowe. Guca bugufi rero ni uguhoza ubwenge kuri we. Imana yacu ishimwe cyane. Ni uguhoza intekerezo kuri Yesu. Amen. Twebwe Abanyarwanda tubizi cyane. Abanyarwanda, nimvuga Abanyarwanda rega ntabwo mvuze ubwoko. Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani tugira uburyarya bwera, uburyarya butagatifuje. Uzi ubwo ari bwo? Waba wubatse inzu ngo nubatse akaruri, kandi ubwo afite etaje, ngo hari akazu nagondagonze hariya, wagerayo ukavuga ati nyagasani, iyi nzu yose ibamo wenyine? Si uko turemye se? Ngo naguze akamodoka, ngo urumva ngo akamodoka, wagera ugasanga ni Benz. Aka ni akamodoka se? Ubwo rimo araca bugufi yewe. Ibyo si uguca bugufi. Oya, guca bugufi yaba wakudegiza, hari ubwibone buri degize, mbega butagatifuje. Naguze agakoti, naguze akazu, ibintu byose ni uturyone, ni utuntu tw'utuntu. Ibyo ubwabyo si uguca bugufi. Guca bugufi ni ukutihozaho intekerezo, ni ukutihozaho ibitekerezo, ni ukubihoza ku bindi. Iyo ni bonus rero. Bonjour. Reka dusome Abaroma 12 umurongo wa mbere gusa. Haranditse ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana
ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Amen. Niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Mu by'ukuri mundebye tuganire ku ijambo ry'Imana. Abo tutari kumwe ejo ndagira ngo mbarebye, abo tutari kugira ngo mbafashe, turenze amatwi kugira ngo mbabone. Ejo mwari muri hehe? Ni akazi kanyu? Oya rata, mwakoze kuza. Yesu abaho umugisha, mwagize neza. Turimo turaganira ku ijambo rivuga kwitanga cyangwa kwiyegurira Imana, cyangwa guha Yesu ubuzima bwawe, cyangwa kutabaho wowe ubwawe ugapfa. Aya magambo yose avuze kimwe. Mu by'ukuri reka mvuge ngo bimeze nko kuvuga ngo ni ukwegurira Yesu ubuzima, ni ukutabaho ku bwawe, ni ukwitanga, ni ukumwiyegurira, ni ugupfa kuri kamere, ni ukuyoborwa n'umwuka. Ibi byose byenda kuvugira ijambo ndi kuvuga ryitwa kwitanga. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo nuko rero, abo twari kumwe ejo narababwiye ngo mu Kinyarwanda ntibibaho. Abantu bize literature, bize linguistique, ntabwo bibaho. Ngewe sinayize, oya, ariko ntabwo bibaho ngo utangire ikiganiro ubwira umuntu ngo nuko rero. Oya, nuko rero, therefore, néanmoins, nuko rero ni ibintu uvuga kuko umuntu mwarimo muganira, ikiganiro kigacumbikishwa, noneho ukakigarura. Rero ni ukuvuga iki? Nari munganira na pasteur, hanyuma akagira umuntu uducamo akamwongorera, hanyuma akagaruka arambwira ngo nuko rero. Ni nko kuvuga ngo komereza aho ngaho. Abo twari kumwe ejo narababwiye ngo iyo usomye igice cya 11 wumva Pawulo yararangije icyigisho cye, kuko anarangizanye isengesho. Iryo sengesho rivuga ngo ishimwe rikwiriye nyir'uburemyi ukeshwa byose. Kubera iki? Yararangije kuvuga ku murongo wa 32 uvuga ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira abantu bose. Ngicyo nguwo mugambi w'Imana. Abo twari kumwe ejo, ngo ndikubwira abatari bahari, abo twari kumwe ejo twavuze ngo Pawulo abwira abantu iri jambo ngo nuko rero bene data ndabinginga. Ntabwo wabyumva utarumvise kuva ku gice cya mbere ngo ugeze ku gice cya 8. Yarimo avuga icyo bita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Avuga ngo twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. N'ikimenyimenyi yaba Abisiraheli yaba abanyamahanga, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Atariko Imana yatubabariye ibyaha, itubabarishije gucungurwa kwa Kristo Yesu. Amaraso ye niyo yatwejeje. Akomeza kuvuga ubwo buntu, arabwigisha, arabusobanura, avuga uko bukorera muri twe. Bica 8 asoza avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amagambo asoza namwe murayazi, ni amagambo asoza avuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Bavandimwe, aya magambo twabaye igihe kinini tuyacurika. Ntabwo ari urukundo rwacu dufite kuri Kristo Yesu. Ni urukundo rw'Imana ahubwo muri Kristo Yesu. Ni iki cyadutandukanya narwo? Ndagira ngo mbibutse, urwacu rwo ntibigera nimugoroba rutadutandukanije nawe. Urwacu ruhora ruhindagurika. Urukundo rwacu ni igitangaza. Urwacu ni igitangaza. Urukundo rwacu ni Imana irabizi. Urukundo rwacu rurahindagurika. Urukundo rwacu ruri saisonnière. Urukundo rwacu ruri circonstanciel. Urukundo rwacu ruri emotional gusa rimwe na rimwe. Urukundo rimwe ngo umugore nkunda kubivuga, yabwiye umugabo yarakaye, ariko sheri ngiye rwose ntabwo nkunda, ngewe simbyumva. Ubwo nyine arimo ararakara, arimo arateta ku mugabo we. Arambwira tumva nkubwire sheri, hashize imyaka 20 mbikubwiye, nihagira igihinduka nzabikumenyesha. Mbega yabivuze une fois pour toutes. Ibaze muri 20 cyagiye nkubwira ngo ndagukunda, buya nabikubwiye rimwe rizima. Kandi abagore bameze nk'indabo. Nyabuna bagabo muri hano, abagore banyu mwabazanishije amagambo, nagira mbabwire bazagumishwa mu rugo n'amagambo. Ujye uyamubwira mu gitondo ngira ati yo izuba rirarashe ndakubonye, ubimubwira. Bitwaye iki byo? Ariko bibatwaye iki mwabagabo mwe? Ngo narabikubwiye ngo iriya 20. Oya, reka nkwibwirire, urukundo rwacu rurahindagurika, urukundo rwacu ri saisonnière, urukundo rwacu ntiruhora. Umva nkubwire, inkundo zacu nta kigenda. Ariko Paul yaravuze ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko rwo rwaradufashe
rwo rwaradukomeje, rwo rwaradushatse, rwo Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana nirwo twiringira, ntabwo ari urwacu. Kubw'ibyo niyo byaba abamarayika, niyo byaba abadayimoni, niyo byaba urupfu, niyo byaba ibyaha, niyo byaba kunanirwa, niyo byaba akaga, niyo byaba kugwa, niyo byaba nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Arangije aravuga ati ntimwumve ibyo mbabwiye, ati mfite agahinda ka bene wacu b'Abisiraheli, ati kuko ndabahamya neza yuko bafite ishyaka, ngo ariko ishyaka ryabo ngo ikimbabaza ntiri mu bwenge, ngo kubera iki? Ngo kuko ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko, bihimbiye gukiranuka kwabo, ngo bibwiraga ko baheshwa no gukiranuka n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo kubw'ibyo bahinyura gukiranuka kw'Imana, ngo ariko kubonerwa muri Kristo Yesu. Ngo bo birirwa mu ntambara barwana bashakisha, ngo ariko ntibamenye yuko uko gukiranuka ngo kubegereye cyane, ngo kumeze gutya, ngo niwatuza akanwa kawe ngo yuko Yesu Kristo ari umwami, ngo ukizera mu mutima yuko yamuzuye mu bapfuye, ngo uzakizwa. Imana yacu ishimwe. Avuga ayo magambo ni ibice 11 rero, asoza avuga ati nubwo baguye ntibagwiriye kugwa rwose, ati ahubwo Imana yashizeho igihe cyitwa igihe cy'ubuntu, ngo abanyamahanga nabo ngo imibare yabo yo gucungurwa ikwire, ati icyo gihe nikirangira ngo Imana izabibuka yongere nabibahindukirire, ngo baciwe kuri erayo y'Imana, ngo kugira ngo nye nawe tuyiterweho, ngo kubw'ubuntu, ngo ariko kubyo gutoranywa ngo Imana ntiyabataye. Asoza rero yerekana uburyo Imana yagiriye neza abanyamahanga, igirira neza n'Abisiraheli, kandi bose bacungurwa n'imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Arasoza rero aravuga ati niba ibyo mbabwiye mubyumvise rero, niba ubuntu bwa Yesu mwarabwumvise, niba urukundo rwe koko mwomatanye nawe, uranyumva neza? Muranyumva nshuti yanjye? Niba ibi ndangije niba utabyumvise, ibikurikiraho ni futi, ibikurikiraho nushaka urorere ntibyakunda. Ababwira ngo nuko rero ndabinginga shingiye mpagaze ngendeye ku mbabazi z'Imana, izi za zindi ndangije kubabwira ziri muri Kristo Yesu, izo mwagiriwe, bwa buntu na za mbabazi, rwa rukundo rwabafashe, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu, ndabinginga ngo mwemere kuba ibitambo. Ariko ejo narababwiye ngo ibitambo bizima, ibitambo bigenda, mutange. Subiremo, ijambo kwitanga ntirikundwa na kamere yacu, namwe murabizi. Kamere yacu ntikunda kwitanga, ni kimenyimenyi. Abanyamerika cyane mbona aribo batwenspira, buriya turi abakoloni kugera no mu bintu byose, ibintu byose turi abakoloni byose. Barazinduka bakavuga ngo mutingane tugatingana. Rega batuzaniye Bibiliya tutayemera turayemera. Bibiliya batubwiye, natangajwe n'umugabo umwe w'umunyarwanda w'umusaza, avuga ati ariko mwebwe muragira ngo tubagire dute? Mwaje musanga ibyo dukora byose muvuga ko ari bishitani. Twagiraga abagore babiri murabatuza, ati yo ni polygamy ni bishitani. Musanga turaguza murabituza, musanga muterekera murabituza, ibintu byose murabituza. Yewe ibyo byo gutinga nabyo mwavuze ngo ni ibizira, kandi byanditse muri Bibiliya yanyu. None uyu munsi muri kutubwira bya bindi ngo bari byo dusubiramo. Ubu barimo baratwibwira ko biriya bintu hari ibitekerezo bishaje, hari ukuntu abantu oya. Ndagira mbibutse, yarababwiye ngo ibyo mwatuzaniye mbere twabifashe nk'ubukoroni, atariko dusomye dusangamo Imana, iyo ntituzayireka. Abagenderewe n'ubuntu bw'Imana, abo ubuntu bw'Imana bwafashe, Pawulo aravuga ngo nta kindi wakora uretse kwitanga. Ejo nabahaye ubuhamya nasomye mu gitabo bw'umugore, murabyibuka, wa mukobwa wakunzwe. Icyantangaje muri byo ni uburyo yabwiye uriya mugabo, aramubwira ngo nditeguye kuryamana nawe. Aramubwira ati oya ntacyo waba. Reka nkubwire, iyo umuntu yakunzwe icyo akora yiyeguriye umukunda. Niyo mpamvu na Bibiliya yavuze, iravuga ngo mwabagabo mwibwe nanjye mukunda abagore banyu, ngo kuko nibwo bwonyine abagore banyu bashobora kubabera sumizi.
ntabwo bikunda ko umuntu abasha kubera undi imbata, umugaragu, umuntu ugandutse yatamubona mu rukundo. Reka nkubwire, kutumvira Yesu kwawe burya mu ijuru ntibakubara nkaho utamwumviye, baravuga ngo wakennye urukundo, kuko namenye uko namukunze azamberaho. Muribuka wa muririmbyi wavuze nabonye urukundo, nabonye umukunzi mwiza. Byagenze gute? Yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Nkunda murongo hasi ngo izo ngoyi, ingoyi murazizi namwe, ni minote bakuboshe. Kera ingoyi kwari kugushyira mu mbago aho utabasha kwinyeganyeza. Yaravuze ngo urwo rukundo rwangize nka minote, rwashizeho menote, rwambereye ingoyi, nanjye mukurikira hashaka, kubera ko urwo rukundo rurantegeka, urwo rukundo ruranyobora, urwo rukundo rwatumye ndeka ibyo nkunda, urwo rukundo rwatumye mpfa kubinezeza, urwo rukundo rwangiza imbataye. Niba rero udasobanukiye urukundo, ibi ntibishoboka. Haleluya, haleluya. Narababajije ejo njya mbibwira na madamu wanjye, ariko ubu nari meze nte. Ibaza umwana w'umukobwa arakuze, muhuye afite 25. Urabyibaza? Iwabo za hariho ni kundondi iyo ruguru iyo. Uranyumva neza? Mu misozi kubona imodoka n'indege n'igitangaza. Nawe iwanyu mwakuriye, wowe reka mvuga bari hano, uba Hanover da Bremen, je ne sais pas, cyangwa wakuriye Hanover. Warangiza wamubona ati mbega umwana, ugatangira ugahinga, erega nawe akava hasi, mukemeranya kubana. Wabanje kubaza ko atarwara ibifukunyi nijoro? Ubizi neza ko uwo mwana ate nijoro atarwara ibintu by'imyuka akakuniga? Ese wabanje kumenya? Uzarebe urukundo iyo rwaje, dufata ubuzima bwacu tukabushyira mu maboko y'abarutweretse. Amen. Erega Salomoni hari igicucu avuga ngo ubugenge n'ubugenge bwayo, ngo umusore ku nkumi n'ubugenge. Ni igitangaza guta umuntu yegurira ubuzima umuntu we. Erega ugatinyuka nta n'isoni gentil. Ifaranga warazikoreye muri Canada, uriya mwana iwabo ndahazi, iwabo ni umwana w'iwacu. Ugatinyuka amafaranga yose wakoreye, ayubitse muri banki n'ayatazi, n'imyenda nawe kandi nuko ntazi niba muri Canada waribye, ntabyazi. Agatinyuka ngo njyewe ngo tuzabana, ngo mweguriye ibyanjye byose, ngo n'umubiri wanjye. Uzi impamvu? Ni urukundo. Urukundo iyo rwahabaye umuntu ariyegura. Niba Kristo Yesu yaradukunze koko, imbabazi ze zaratwuzuye, nimureke twitange. Kwitanga si umurimo w'abanyabwoba. Kwitanga si umurimo w'ababuze uko bagira. Kwitanga ni umurimo w'abatsinzwe n'urukundo rwa Yesu. Ni umurimo w'abavuze ngo ntacyo mbereyeho we. Kubera iki? Yarankunze, ndabyumva. Abasomye igitabo cy'umugeni ndagikunda. Iki gitabo njya mbivuga kenshi nkabwira abantu, ariko mwazagisomye ko ari ubuntu, uri internet kiriho kubusa. Ndagikunda. Nyuma ya Bibiliya nicyo gitabo maze gusoma kenshi. Nyuma y'igitabo cy'umugenzi, igitabo kindi soma cyane ni igitabo cyanditswe na Rick Warren kivuga ngo ubuzima bufite intego, The Purpose Driven Life. Icyo gitabo nacyo ndagikunda. Ni ibitabo byamfashije. Rero icyo nshaka kuvuga, uwitwa Byiringiro ngo amaze guhura na Mukristo namwizerwa mu isoko ry'imburamumaro, ngo yamubwirije ubutumwa bwiza, arabumubwiriza ngo ariko byanga kwinjira. Ngo aramubwira ibya Yesu ngo ariko byanga kwinjira. Avuga ati kweri uyu mugabo ukubimbwira niko bimeze? Noneho ngo ndamusanga mwizerwa, ngo nihebye ngo yuko uyu Yesu ntazigera mumenya. Ngo aramureba muganyira amaganya ye, ambwira ati warabivuze ariko simwumva ntibyinjira mu mutima. Ngo mwizerwa aramureba aramubwira ngo ngiye kukubwira ikintu kimwe, ngo nugera mu rugo ngo uhindure amasengesho yose, ngo usenge isengesho rigufi gusa, ngo ubwire Imana ngo ndakwinginze mpishurira Yesu. Mana ndakwinginze mpishurira Yesu. Ngo ubwo bagandaga na Mukristo rero, Mukristo ati waramuhishuriwe? Ati buretse inkuru wiyihutisha, ati byabanje gutinda kugeza ubwo nihebeye ko ntakimumenye. Ati byaje gukunda. Ati waramuhishuriwe se? Ati reka nkubwire uko byangendekeye. Ngo maze kumenya urukundo rwe no kumva Yesu wari we, ngo namenye ko niyo amaraso yanjye ngo yangana n'ay'inyanja zose. Unyumve, ubundi baravuga ngo tugira amaritiro abiri harya. Mumbabarire nta by'ubuganga nize, baravuga ngo ni amaritiro abiri harya. Niba ari atatu simbizi, amaraso yacu
ariko aravuga ngo iyo nza kugira amaraso angana n'ay'inyanja ngo nasobanukiwe ko niyo nyatanga ngo atari kubabarira ibyaha byanjye. Mukristo ngo aramuhishura ati buretse ngo nanone namenye ko amaraso yanjye aba menshi gutyo ngo ntari kubura kuyatanga kubw'uwo mugabo witwa Yesu. Undi aramubwira ngo niba ari ibyo ngo koko wahishuriwe Yesu. Amen. Yesu iyo umuntu wamumenye wumva umubereyeho, ntago bihinduka makanika, umuberaho, wumva umubereyeho. Nicyo Paulo yavugaga rero hano ati ndabinginze niba koko mwarabimenye noneho nimutanga imibiri yanyu. Imbaraga zo gutanga imibiri, imbaraga zo kumwiha zikomoka mu rukundo no mu buntu, zikomoka mu cyo twamenye yatugize cyo naho bishobokera. Ejo twavuze rero abanzi batatu bo kutitanga, murabibuka? Uwa mbere ninde? Ubwoba. Intsinzi y'ubwoba murayizi ni yihe? Urukundo. Kuko Yohana wa mbere ibice 4 uhereye ku 18 Yohana yaravuze ngo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Urwo rukundo nuruhe? Ni urukundo rwa Kristo Yesu. Yaranabivuze umuntu burya abantu kera, nimvuga kera ni kera hanjye hatagira umuseka, kera twakuze dufite ubwoba. Aho nakuriye iyo umuntu yabwirizaga agahamagara abantu bihana akababura, hari ijambo rya nyuma, hari tekinike imwe twakoreshaga wabora abantu ukarekera. Mwanyumvise? Ntega amatwi. Warabwirizaga ukabwiriza ukabona abantu nyine nibumvise ko bati undagiye nta wihannye kwere, ubu habuze uhaguruka kwere, ukavuga ngo mwene da tekereza ubu Yesu aje wajya he? Wahita kubona abantu hagurutse ati ntago mbizi neza kabisa, ntago mbizi. Icyo mpamya nuwavuze ibintu bitari nta kigenda, wabonaga hagurutse ati ko ntabizi neza, ko numva aje ntamenya honjya. Ariko urukundo ndigo yavugaga, aravuga ngo urukundo iyo ngwiteka ngo buzana igihano. Ubwoba iyo bukuzuye mu mutima ngo babukubwira ngo inyuma hari igihano, ngo ariko urukundo rwe rurakomeza, urukundo rwe rumara ubwoba. Nukuvuga iki? Ndabizi neza, byanyigishije iki? Namenye ko icyo gihe ntari nakamenya umurimo w'urukundo wabereye ku musaraba n'ubuntu bwa Yesu. Maze kumenya ubwoba bwarashize. Ubu ni wambwira ngo Yesu aje wajya ndahazi neza, ni hehe? Ngewe nawe Siyoni, ngewe nawe yabaje kuntora, yabaje kunjyana, yabaje kumbwira ngo ngwino uruhuke. Kubera iki? Kuko yarankunze. Kubera iki? Kuko yarampfiriye. Kubera iki? Kuko yarancunguye. Kubera iki? Yampaye ubugingo buhoraho. Abitewe n'iki? N'urukundo rwe. Abitewe n'iki? Nuko yampfiriye. Abitewe n'iki? N'ubuntu. Urabona twakuze tuvuga ngo ndashimira Imana ngo yampaye agakiza ku buntu. Ayo magambo ntimuyaze. Wabaza umuntu ngo kugakiza yaguhaye nakahe? Nukujya muri ADPR, nukujya muri Vivante, nukujya muri Elimu, niko gakiza yaguhaye. Ako gakiza katubwire nakahese yampaye ubugingo buhoraho kubw'ubuntu bwe. Ako niko gakiza tuvuga. Ndabizi naza. Billy Graham yaravuze ngo nagera mu ijuru, kandi yaragiye iwacu. Yaravuze ngo nagerayo ngo azagenda na confidence, ngo akomanga ku muryango w'ijuru, ngo abamarika nibamubaza ngo urinde azavuga ngo ni Billy Graham, ngo nje kubera ko Yesu yanyemvise. Ndaje kuko ubutumire mfite nubwo umwami utwara ahangaha yambabariye ibyaha, naramwizeye, namuhaye ubuzima bwanjye. Nshuti yanjye tuzajya mu ijuru. Abatazajya ndabakubwira na ubundi nongere nsubiremo, nta muntu numwe ku isi uzazira ibyaha bye. Ndasubiramo, nta muntu numwe ku isi uzazira ibyaha bye, kuko bibaye iby'Imana yabipendereye twese twakoze ibyaha. Abantu bazajya mu muriro kubera rimwe gusa, banze impano y'ubuntu Imana yatangiye muri Kristo Yesu. Kuko yaravuze ngo umwizera wese afite ubugingo buhora. Niyo nkuru nziza naje kukubwira. Nawe vanaho ibintu by'ubwiyemezi, ha Yesu ubuzima bwawe, ha Yesu ubuzima bwawe. Abina hananza kubavuga babandi barugigana, biriko batubwira ngo no, ngo barababeshe, ngo bapfuye ntibazuka. Niba bapfuye batazuka na Yesu ntarakazuka. Ariko niba Yesu yarazutse, abapfuye bazazuka. Yabaye umuganura w'abasinziriye, azazura abapfuye, azatujyana mu ijuru. Nshuti yanjye, ha Yesu ubuzima bwawe.
Yesu ubuzima bwawe ntabwo uzazira ko wasambanye, twese turi abanyabyaha. Ntuzazira ko wishe, twese turi abanyabyaha. Ntuzazira kwiba, twese turi abanyabyaha. Uzazira ko wanze imbabazi z'Imana yaguhereye mu mwana wayo Yesu. Niba utaramwakira, Yesu ubuzima bwawe, umwemerere ko uri umunyabyaha, mwemerere kuri kondane aramo, mwemerere ko ukwiriye urupfu ukurikije n'ibyo wakoze. Nawe ntaguciraho iteka, agutegeye amaboko akubwira ngo humura, niwe napfiriye. Humura, nazize ibyaha byawe. Humura, napfiriye abadakwiriye kwikiza, kandi abadakwiriye kwikiza ni wowe. Niyo watanga amaraso yawe ntiyagukiza. Amen. Ubwoba narabuvuze. Ubwoba bakubwira ngo yegurire Yesu, ati nzabahone. Ubwo murabona ubu pasiteri ngiye kumaramo imyaka 10. Ubwo bwoba narabugize. Abantu ati uragiye ubu se uzabaho ute? Abandi ati ese ubuzima burakunaniye, nawe ugiye kuba umwesikoro. Nuko abantu batekereza ibyo turimo. Paulo niko yavuze ngo iyo baturebye ngo babona turi abantu bagiye gupfa, ngo ariko twebwe turabizi dutungishije benshi. Umurimo ndimo ngiye uruta w'abantu bose ku isi. Nta murimo n'umwe w'icyubahiro ku isi ungana n'uyu ndi gukora. Kubera iki? Abayobozi batanga amafaranga, tukagira amamodoka, bakaduha amazu, bakadukorera ibintu byiza, viziyo yabo ikatugeza ku iterambere, ariko tuzapfa. Ntimubizi neza se? Tuzapfa. Ariko njyewe ndakubwira ubuzima bw'ubu, nkubwira n'ubuzaza, nkubwira kubaho. Murabizi neza mu isi ntitubaho, no, mu isi twitoza kubaho. Mu isi uzi ko umuntu agira umubabaro uko atambaye, kubera ko utambaye, bien sûr si ikosa ryawe, ukarwara kutambara. Buriya Saddam Hussein yagiraga imiguru y'inkweto 2500, kubera ko yarinze arangiza primaire yambara ibirenge, yabirwaye inzika, yagiraga inkweto 2500. Undi ni Celine Dion, muramuzi nawe, kubera ko avuka mu bana 11, ibyo mvuga niwe yabyivugiye, yari afite imiguru y'inkweto 1500. Ndavuga icyo gihe, ariko hashize imyaka nka 20, ubu se 5000. Tujya tugirira inzika bati sinambaye, wajya kwambara ugasanga inda yaraje ntukiberwa. Ndabeshya se suko? Wakwireba urabona ngenge abadamu nibo nkunda guseka. Ukabona yabonye kidimu ni kadimu hajya ni ibintu nk'ibyo nyine, Kim Kardashian. Yamureba urabona ukuntu ateye, urabona yamureba ati sha Kim namubona nyakenda, nawe ukagura rero. Kumbe wowe nanze kuguca intege, ariko nawe urabyumva neza. Nimubizi se? Ukajya ureba Ronaldo yambaye agakote, cise Ronaldo nabonye agakote Ronaldo yari yambaye karaga, kuko naba mu Bwongereza ukakagura, wakwambara ukavuga ati mwama imyenda itariyo. Ubwo wayiguze kuri ndese, wayiguze kuri internet, wayireba ukagira kuko wishusho ufite ni ya Ronaldo. Kumbe wowe wambaye taye zitagikunda, wavuze ibiryo, ukaba wararwaye inzika inyama, wajya kuzigera hati wibeshye rubaga impande. Mwisi tubaye igihe gito gusa. Yobu yaravuze ngo kandi cyuzuye umuruho. Nyabuna turimo turitoza kuzabaho, aho tuzabaho nta gupfa, aho tuzambara tukaberwa umwambaro witwa gukiranuka no kudapfa, aho tuzareba Imana mu maso tukabaho, aho tuzahorana umunezero udashira, aho tuzagumana ibyishimo bitarangira. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo haleluya, ni mu Kristo ngo yambutse rwa ruzi, ngo icyambere ngo yabonye abamarika baramuririmbira bamwakirana neza. Aravuga ati mbega mwijoro, ati mwijoro wari wagerayo se ko turi ku muryango? Iyi ni timo turitoza kukwakira. Ati hari ahandi harenza, hati aha ni ku muryango, twebwe turabarinzi. Ngo umunezero uramwica we, ngo agiye kubona ngo abona irembo rirakingutse, ngo yumva ijwi rya Yesu rimubwira ngo ngwino data yahaye umugisha, aha ni wowe waguteguriwe. Ngo umunezero uramusaba, ngo indirimbo zivuga urwunge, ngo uko yakomezaga yinjira, ngo icyamumaraga umunezero, ngo icyatumaga yumva anezerewe, ngo nukwibuka kwibyo byiza atazatandukana nabyo ukundi. Nureba dushobora gufashwa hano ukumva Senga yakomeza kuvuga cyangwa umuririmbyi, ukaba ariko mu kanya turaba dutashye.
urumva ariko icyo gihe tuzamarwa umubabaro wose no kwibuka ko atari kwa muda n'ibyiteka byose. Ibyo mwisi nyiri umwana nigeze kubaza mama nti harya mu ijuru ntabwo tuzarya, arambwa atoya ntabwo tuzarya. Uzi impamvu nari mbimubajije? Nakundaga amandazi, nkajya nibaza ijuru ritagira amandazi, nkumva Yesu vraiment nta kigenda. Ubu ntabwo turya amandazi vraiment, kandi iyo mbabwiye n'ukuri, yenda wowe ni ice cream simbizi, wenda we yari shokora je ne sais pas, cyangwa kawunga, uko n'ukuri pe. Ubu ntituzagera mu ijuru amandazi tuyasezere ati cyane. Ndagira ngo mbikumenyeshe ubu yamaye ntacyo yamara, kuko amandazi nayavuyeho. Imyaka yankuye ku mandazi. Uba njya ndeba abana, urabona hari igihe umuntu akunda bombo, imyaka ikuze, imyaka irakatsindwa, ukunda intagarasoryo. Intagarasoryo murazizi, utangira kurya ibintu bibishye ngo isogi, imyaka yo kanyagwa. Ariko Imana ishimwe, reka nkubwire, nari nzi ko amandazi ari igitangaza. Tuzabaho turya ku giti cy'ubugingo, aho tutazagama, aho tutazasaza, tureba Imana mu maso. Hahirwa abazataha ubukwe bw'umwana w'intama, hahirwa abatoranirijwe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama, hahirwa abazabonerwa ibirori ku musozi wa Siyoni. Kandi njyewe ndimo, ndabizi neza, njyewe ndimo, nizeye Yesu, nahaye Yesu ubuzima bwanjye. Niba utarabumuha, ndakurarikira guha Yesu ubuzima bwawe. Ndimo nkagutanga gupfa mu frere, nkagutanga gupfa. Ndagusabye sinivugisha, nkagutanga gupfa. Nabwiye na madamu wanjye muzandirimbira indirimbo ivuga ngo nzamuzura, muzandirimbira indirimbo muri inshuti zanyu, mukabona ndagiye, muzavuge ngo uzatege ntacyo uzaba tu, uzateguze. Uvuga ati inshuti yanjye yarambwiye ngo nzamuririmbire, nzamuzura, kuko nicyo nzaba njyanye. Ndabizazanzura Yesu, mfite ibyiringiro nkuko yazutse, nanjye azanzura we. Kandi aragahezagirwa. Simbishingiye ku mirimo, si uko naje kubabwiriza, si uko nsenga, oya, nuko yampfiriye, nuko yambabariye. Amugaha Yesu ubuzima bwawe. Uzandirimbire. Kandi namwe nimbatanga, ni mu ntanga, wasanga ari mwebwe rega. Aho namwe ni mu ntanga, muzambwireho nanjye mbaririmbira. Njyewe muzandirimbire, nzamuzura. Nabibwiye n'umuvandimwe wayihimbye, ndamubwira nti indirimbo sofa niyo bazandirimbira n'ingenda. Urabona ibyo bagore banga kwibabwira ati oya reka ibintu nk'ibyo, urabagore ahireka papa mu izina rya Yesu. Umva ntabashaka gupfakara nyine, ariko ni hahandi nitayene. Ibyo ntiyabyumvise, ndabizi ntabwo yumvise, nanabimubwiye ntiyanabyibuka, ariko mwebwe muzabimungikiriza ati yari yasize atubwiye ngo tuzamuririmbire nzamuzura. Hari umusaza nakunze apfuye yaravuze ati ndabiyamye bana banjye, kwirimbi ntimuzavuga amashuri nize, kuko sinzaba ngiye gusaba akazi. Ntimuzavuga aho nakoze seve ntibagiye kuyinyaka. Ndabiyamye. Sa inzoga nuko yasize avuze, kandi koko ntibavuze ngo amashuri abanza ngo yayize ku Kitesanyi, ngo ayisumbuye ngo ayiga mu Kivuruga. Ibyo se nibiki? Eder tugiye gusaba akazi se nyine. Ngewe muzavuge ngo senga yasize atubwiye ko azamuzura. Mumbwirire abana, mubabwire ngo yavuze ngo azamuzura. Kandi Paulo yaravuze ngo nibyo byonyine duhumurizanya tubwirana ayo magambo yuko abapfuye bazazuka. Iyo tuvuze ati uriya haravuze ati senga waretse ibintu nk'ibyo ushaka ko babivuga bagiye gupfa, nawe uzaze nyuma. Ugira ngo se ngiye si ukugutangirira gusa. Mfite inshuti yanjye ikunda kumbwira ngo ntarye ibingo, ntarye byande ruje, ngo imyaka yanjye ni 7, ni ngiye ntayo nshaka. Ati ngiye niyo 7 nta kibazo uzayikwiza. Ni hanyuma nyuma ya 70 uzagenda ati ni hahandi rero. Nyuma ya 7 sinumva ati ya 7 niyo. Nyuma yaho se
cyane cyane abadamu begereje 40 mujya mwumva ukuntu mukize buri mukuze mumbwize ukuri mwe mujya mwumva ukuntu mukuze ubundi mpamvu mbivuze abiga sociology bavuga ko tuba tugeze muri crise de 40 ans crise de 40 twongera kwigira nk'abana ntubyemera ngiye utangiye kwisiga makeup ntifata ukagira inyo tukagira ngo wagira muri wowe harimo kwiziniyeri ugakubitamo agakombo kumva kongeramo kandi 40 iba yaje sha bamwe barasiganwa vuba vuba kongera bakambara utuntu tugufi bati ngiye uragenda ni hahandi ugatangira kwanga bakwita tantine uri tantine utayenda tantine uzi impamvu ntabwo twumva neza ukuntu dukuze ubuse ngiye nkuze nyine ko ariyo yayo se ejo bundi muri 2000 ngewe ejo ubuse nkuze nyine nagira nkumenyeshe nureba imbere muri SENGA ejo bundi muri SENGA nabwo ntuzaba ubyumva kandi iminsi izabiguhamagara ngewe ndabizi hari kizamara ubwo nzabasanze uwo nkunda nzabasanze wankuze nzabasanze uwo ni nahebeye umutima wawe nzabasanze Yesu kandi ndamushimira nibyo ngezeho yarakoze ukabyara hahirwa abamwizera kuko bazazuka ubwoba ni mu bureke tumwiyegurire Yesu cyakabiri ni kwiyemera kutubuza kwegura Yesu ubuzima bwacu ukajya wumva wakwigerageza ngewe gute mwegurira ubuzima oya iyo tuvuze kwegurira Yesu ubuzima bimeze nka kumwe kwa kera ubundi umwami kera ibintu byose byari ibye amazu n'ay'umwami abagore n'abo mwami inkwa n'iz'umwami murabizi namwe kira kitu niki n'icumwami ariko nanone nta na kimwe umwami atunze bitunze ba nyirabyo ahubwo abantu bagombaga kugenda nicyo bita awareness yo kuvuga ngo izi nka ntabwo ari izanjye umunsi yabishatse azazinyaga umunsi yabonye umugore wanjye akamwigomba azamunyaka umunsi yashimye aho ntuye nzimuka umwami yime icyama tukagendana iyo mitekerereze ntabwo Yesu arakariye kuri umutunzi niwe wabiguhaye ahubwo akeneye kumenya ko ari ibye turi kujyana ntarakariye ko ufite abana anejejwe nuko bakunejeje umwami nyawe anezezwa no kubona abaturage bamerewe neza cyane ariko ugendana imitima kutari uwawe ngo wigenge kubera iki yagucunguje igiciro reka kwiyemera mwegurira ubuzima mwegurira imibereho amen icyanyuma rero ni ukudasobanukirwa kugira gute kudasobanukirwa kubera ko iyo ubwiye abantu ngo niwegurire Imana ubuzima arakubwira ati ngiye ntabwo ndi umupadiri urabona mwebwe ubwira umuntu kwegura Imana ubuzima ati mwebwe nk'abapastori mweguriye Imana ubuzima kuba pastori si ukwegurira Imana ubuzima nabonye abapastori bategurira ijambo ry'Imana gusomera Bibiliya kugira ngo babwirize ibyo byabaye akazi ntabwo byabaye ubuzima niba usomera Bibiliya kugira ngo uzabone ibyo uvuga kuri ngewe iyo ni business ni akazi Bibiliya tuyisoma niyo tutazabwiriza na rimwe nuko dusoma Bibiliya Imana yacu ishimwe dusura abakristo atari kugira ngo bavuge ngo pastor yadusuye ahubwo kuko ari umuhamagaro kuko biturimo rero kwegurira Imana ubuzima kudasobanukirwa abantu bagira ngo nukuba umupadiri nukuba umubikira nukugira imirimo mu rusengero no kwegurira Imana ubuzima nukwiga nukwambara ya mitekerereze navuze yo kuvuga ngo inzu zanjye si zanjye amashuri yanjye sa yanjye reka mbaho urugero cyane abakobwa n'abahungu ndahagera humura ugasanga umukobwa aravuga ati ngewe cyangwa umuhungu ngewe ntabwo nemera ibintu by'abahanuzi yewe ntabwo nemera ibintu by'abahanuzi ibintu by'abantu bavuga ngo beretswe simbyemera abo ndabafite ku rusengero yazagira igihe cyo gukunda kubera ko afite ubwoba bwo gutereta ukumva aravuga ati senga ati ejo bundi Imana yambwiye ikintu mu nzozi ntijya kikubwiye ryari ati yambwiye ikintu mu nzozi imbwira ko tuzabana na Roda kuterekwa ntunabyemere ni wowe ubu noneho kuko ugiye gutereta nibwo Imana ivuganye nawe ibaze nta nari mujya wemera n'abahanuye nta n'ikindi gihe weretswe gusa kuko ugiye gutereta bwira Imana ko udashoboye vanaho ibyo kurota yibwira ati namukunze mfasha ndebe ukuntu namugeraho vanaho ngo yakubwiye njya mbwira abantu nkababwira ngo ariko ngiye nakumva ijwi ry'Imana gute Imana nayumva gute uzahembwe ndakwinginze umunsi umwe uzahembwe
ufite amafaranga ubwira Imana ngo Mana wanyoboye uwo ngomba kubera umugisha. Nutaryumva ijwi uzaze umbaze. Ahubwo ijwi turikenera mu nyungu zacu gusa. Mu nyungu zacu gusa. Mana nyobora inzira, Mana mbwira ese nzaguma hano, ibyangombwa biraje, ni inyungu zawe, toka hapo. Ahubwo reba noneho iby'Imana ifitemo inyungu nayo. Wibaze ngo Mana wampaye umugisha, ninde nkwiye kubera umugisha? Ijwi uzaryumva. Aha rero ntimushobora kuvuga amen kereka b'imbere gusa. Ariko uriya mupasiteri azi amafaranga ukuntu agora. Nubundi amafagitire ntahura. Ntahura nubundi. Yega nabira niko yavuze. Abantu twebwe turikunda ku buryo uzi ko umuntu atora amafaranga. Kamwe ati ko aya mafaranga yatoye wambabariye tukagabana. Ati no ndacyaburaho ibindi 3,000. Ukumva arakubwiye ngo nari nayapangiye. Wari wayapangiye so ruzi kuyatora. Ntabwo mubizi mwebwe. Ibi mvuga ndabizi. Umurego ati ngo yatoye amafaranga 1,000. Vraiment mwese mwari mumeze nawe ati mon frère waretse ukama. Ati no nari nayapangiye ahubwo haraburaho 200. Waruzi se kuyatora. Abantu duhorana ibidakwiriye, duhorana ibituzuye, duhora bidahagije, duhora muri mpampa nka wa mukobwa w'umusundwe yavuze Salomo ngo uhora avuga ngo mpa. Ntabwo twuzura. Abakeneye kwegurira Yesu ubuzima nabiga kunyurwa bakamubwira ngo no muri ibi bidakwiye nicyo ushaka. Kwegurira Yesu ubuzima ni ukwambara uwo mutima wo kumubwira ngo sindi uwanjye ngo nigenge. Nicyo ushaka kunkora, nihe ushaka konjya, nicyo ushaka kumvuga. Mwami kwitoza kumera gutyo. Buyani magambo kwiga kuvuga ngo yego. Nubu ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Iga kuvuga ngo yego uzaba weguriye Yesu ubuzima. Nubu uvuga yego. Amen. Munyemerere soze rero icyanyuma aha ni notabene abandi ntabo ariko uretse mama Imana iguha umugisha. Kandi ntuzabahe cyane cyane abamwegeranye ntuzabahe. Urabyemeye? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kwegurira Imana ubuzima dore rero icyo atari cyo. Iyo tuvuze ngo nimwegurira Imana ubuzima abantu babyumva nabi. Munyemerere mbisome uko nabyanditse. Kwegurira Imana ubuzima cyangwa kwitanga cyangwa kubwira Imana yego unyumve neza. Kwitanga si ukwidamararira ntugire icyo ukora. Oya. Hari abantu nanone cyane cyane iwacu za Kigali na za Burundi na za Kongo usanga abantu basore bavuga ngo ngewe ngo nkora ministry ngo kandi ngo naba mbega ngo ndi muri full time ministry. Wareba icyo akora ukakibura. Kwegurira Imana ubuzima hari abagabo bameze batyo. Akirirwa yagiye ngo mbega ngo yabaye umukozi w'Imana yagiye muri ministry. No, ukabaza urugo rwawe se rubaho rute? Urugo rwawe rubaho rute? Reka nivuge ngewe senga ndi mu Budage ndi mu Rwanda ngo mbega negereye Imana ubuzima. None se babana banjye na wa mugore wanjye we bazabaho bate? Kwegurira Imana ubuzima rero si uguhakana uruhare rwawe mu biba. Si uguhakana inshingano. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo yego muri za nshingano. Amen. Ni ukumenya ngo birageze ko mba nkora muri agroni. Murayibuka agroni? Muri buka agroni ejo nababwiye. Ni ukubona ko igihe cyo gukora akazi muri agroni ukagakora burya ni ukubwira Imana ngo yego. Amen. Njya nzirikana ko abana banjye ntavuga butumwa na rimwe ryanjye bazigera bumva uretse rimwe gusa bakundira mama wabo. Muranyumvise di? Abana banjye abo nabyaye ntavuga butumwa na rimwe rya papa bazigera bumva. Gusa banezezwa nuko papa waba ari umusitari cyangwa ari imbere. Ibyo birabaryohera. Umuhungu wanjye twajyanye mu giterane kimwe cya James ageze arambwira ati papa urabwiriza ryari se? Ntuyu munsi ntabwo mbwiriza. Ati komasa. Aho tugiye hose bazi ko papa wari bubwirize kandi abifitemo inyungu. Twicara imbere. Iyo tugeze imbere il faut que présente moi je suis fils de Senga Emmanuel. Kubera iki biramucira inzira. Naho ibyo uvuga ntabyo azi. Ivuga butumwa rimwe yaje avuye ku ishuri arambwira ati numvise umwana twigana yambwiye ngo papa we na mama we bagiye gutandukana.
ils vont divorcer. Ndamubwira niko yakubwiye ariko ubona babaye arambwira ati est-ce que toi papa toi aussi tu vas divorcer? Et non 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 non. Ati j'espère que toi tu es un chrétien. Hein? Toi tu es un chrétien papa. Ubwo nanjye aratangira ntungira intoki. Mais toi non 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 moi je ne divorcerai jamais. Ati sinzigera ntandukana mama wa. Urabizi neza papa toi je pense que toi vous êtes chrétien vous. Ivuga butumwa akeneye rero n'urwo rukundo rwanjye na mama we arukeneye atese mama we atavunika mu rugo mufasha imirimo akeneye kubona nanjye mwitaho nuca bugufi nukunda umugore wawe abana bawe uzaba bahaye umurage batazibagirwa. Rero kwihebera Imana kwitangira Imana si ukubwiriza hano pulpiti ya mbere nyifite mu rugo kandi ndashimira Imana sofa ndabishimira Imana sofa nukuri kw'Imana. Rimwe umuhungu yabwiye mama we ngo tu sais papa maman la vie est très difficile sans papa. Je trouve que la vie c'est presque impossible sans papa. Papa me manque tellement. Kubera iki nyine papa yarabakiyaringa bakeneye urukundo bakeneye blague za papa pana hano kuri pulpit gusa. Urumva iyo mugeze mu rugo ifo kumushakira blague akavuga ati papa yari hano turaseka. Haraba papa bazirire ko barakaye bari umwanda bameze ku buryo ugiye baravuga ati Imana ishimwe papa azagaruka ryari yatinze mu Budage koko. Iryo vuga butumwa niryo bumva vanaho ibya Yesu azaza banza umubereke mu buzima bwawe. Kwitanga icyari cyo si uguhakana uruhare rwawe mu biba cyangwa mu buzima cyangwa ngo bibe urwitwazo rwo kuba umunebwe. Ntabwo ari urwitwazo rwo kuba umunebwe no. Warara mu Budage ukazindukana imodoka ujya ku kazi ibyo birashoboka. Abakorera Imana bibasaba kugenda extra mile. Amen. Kwitanga si umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa badatekereza cyangwa kwanga uri we. Oya kuko Imana igushaka ukomeza uko nshuti yanjye. Kwitanga ahubwo bigaragarira mu kumvira utangira kuvuga uti yego mwami kucya kubwiye ukavuga ngo yego. Haleluya haleluya. Erega witanze ntajya impaka. Kwitanga ni umurimo wo kuba imbata wo kuba umugaragu. Imbata ntigibaza ngo est-ce que c'est pourquoi no imbata ishyira mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Ubu Kristo bwacu buzagira umusaruro mu gihe twiyeguriye Yesu mu gihe duhaye Yesu ubuzima bwacu. Reka ubwoba njye nibuka indirimbo twahimbaga kubera inzara tugahimba mbega ugasonza ukagira inzara ikagukubita. Twagenze n'amaguru ntabwo nari nzi ko nzagenda mu ndege. Twavuze ubutumwa njya nibuka tugenda ibirometero 40 a pied. Ure ni mumbona ejo bundi nanaguze indege bazavuga ati dore umukozi w'Imana saho bihera. Ntabwo ari aho bihera. Twiteguye kandi nanone njya mubwira ngo nunasubiza hasi njyewe nzakomeza ngukorera. Nukuri kw'Imana sinifatanya n'ibizampaye nifatanije nawe bishizeho nzagumana nawe nanyongerera nzagumana nawe ni nambara ibitangaza nzagumana nawe. Aho njya kubwiriza nta na rimwe njya negzija. Bamwe bandaza mu mazu yabo abandi bandaza mu hoteli hamwe ndara mu bitangaza ahandi ndara mu byoroheje. Kandi ntawe nzigera negzija na rimwe. Niteguye kuba nka Paulo mu cyubahiro Yesu yamamazwe mu bintu byoroheje Yesu yamamazwe. Bishuye business class ni byiza ninde wanga ibyiza. Batwishyuriye inyuma mu murizo nanone igikuru nuko Yesu yamamazwa. Harabajye badukanga ngo tuzakuzana imodoka nushaka kuzana limuzine. Icyingenzi nuko Yesu yamamazwa. Niba dutese metro Yesu yamamazwe twifatanije nawe. Bazambeshera ikindi umutima wanjye narawutoje. N'inzara twarayiriwe we ibyo twarabibonye twarabikoze by'amahirwe saha ntangiriye. Yesu tuzamukorera. Niba duhaye agahenge noneho ngo tumukorere tuberewe aragahezagirwa. Niba duhaye agahenge ngo tumukorere mu modoka aragahezagirwa. Nge numva birya ngo twagenza amasaha 6 mu ndege toka po niwavaga se ku kinunga ukasoreza njyo n'amaguru.
mwebwe cyane cyane bavandimwe mu mibunda paka Uvira n'amaguru kwabaye iki se? None uyu munsi baze nawe ibintu dusigaye tuganira ngo ariko indege iraruhisha sha n'ubuntu n'ubuntu sha ngo amasaha 5 driving abibwira uwo wasize ku ndondo ngo amasaha ngahe ngo 5 driving urahaza ahubwo ka 5 sha unyura kuri highway ukagura coffee ariko namwe n'imwezo rwo rurimi ikira yenda bene data mwe kubabwira abo bera batagira ngo turingegera ariko coffee are ngo reka tumwe ka coffee. Iyo mvugo sha yari gayitse, iyo mvugo ntiyari yacu. None mwibagirwe gukorera umwami, mwibagirwe gusirimbira Yesu, mwibagirwe kumwegurira ubuzima. Naho se mbabwire ejo nti bene wanyu mwasize barabarakariye shaho bene wanyu birigwa babasengera ati ntaturiye kandi ubarira undi ntagira gute nta homba. Iyo umubwiye ngo iburayi ngo bambwiye ngo muhembwa ngo 2,000 by'amayero arahita yabara akavuga ati nyagasani amafaranga se yakoresha iki? 2,000 n'igice uyakoresha iki se? Hatuhembwa ngahe? Ahita yihunyiza ati mumpunyize mumpa amazi. 1,000,000 z'amahero uzikoresha iki? Urumva? Kuko wowe atari hano nyine ahita yabara akavuga ati buriya yishyura ya akagira atya. Niyo mpamvu akubwira ati nuza uzanzanira inkweto yitwa gutya warebe iyo nkweto nawe nturayambara. Nirwo batuma za iPhone se kandi icyo mbakundira 11 ntayemera. No 13 zanzanire 13 iPhone 13. Kandi rero uwo nubereye nyirarume ntago tuvuze mushiki wawe mukuru ugasanga ni 13 bagutumye iPhone 13 urazicuruza se? Yes abaho mugisha. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge. Imana ibagirire neza. Yes abagirire neza.